ariko urupfu bamwishe ruteye ubwoba. Mpageze nsanga umutwe bawukuyeho, amabere bayakuyeho, igitsina cye bagikuyeho bakirambika ahantu ku gishyitsi cy'inturusu, basatura uruhande rumwe rwo mu nda, none no ku maguru bagendaga bakeba bagakuramo inyama bakazitwara, izo zose nta zari zihari. Murakeka abamugiriye nabi, abamwishe bari bagamije gutwara ibyo bice ngo babimaze iki? Ntabwo tubizi pe. Twe twabonye ari ubugome butabaho bw'indengakamere, kuko bari barangije kumwica, iyo bamwihorera gutyo akipfira mu mahoro. Wahatugejeje se? Tugende mpabere. Amabere rimwe ryari ryaguye hari hepfo kuri kiriya gishyitsi cy'inturusu, irindi ryari aho uhagaze. Igitsina cye nicyo bari barambitse kuri iki gishyitsi cy'inturusu. Right, abakunzi bazamuka TV, nanone turongeye turagarutse, tuje kugira icyo tubabwira cyangwa se tubaganiriza, ariko ntabwo ari ukubaganiriza kuko turi kumwe n'abantu benshi, abantu bavuga kuri ibi tugiye kubagezaho. So nta kindi tugiye kubagezaho, ni inkuru y'incamugongo. Nanone ibintu bikomeje gufata intera, ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu karere ka Rwamagana. Ubwicanyi bwo rwose, abantu barimo barica abandi, ntabwo wamenya icyo babaziza, kuko abo bica rimwe na rimwe usanga ntacyo babaziza, ntacyo baba bari gupfa muri make. Ariko n'ubundi ntacyo umuntu yakica undi amuziza usibye ubugome gusa, kuko buriya iyo umennye amaraso biba bigomba kugaruka igihe runaka. So inkuru tugiye kubagezaho rero ni inkuru y'akababaro, cyangwa se inkuru iteye ubwoba cyane, nk'uko turi buze kubyumva mu baturage twaganiriye bavuga uko bimeze. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko, cyangwa hagati ya 17 na 20 y'amavuko, bishe urupfu rubi, bishe urubozo, aho bamuciye ibice byose bigize umubiri we, harimo imyanya y'ibanga, bakayishyira ku ruhande bagenda bayitagaguza. Gusa ikibabaje gikomeye ni uko n'umutwe we kugeza amagingo aya ngaya utaraboneka, bamaze kumwica, umutwe barawujugunya. So umutwe ahantu bawujugunye wabuze, bashakishije, abaturage bashakishije barawubura, inzego z'ubuyobozi zirawubura. Muri make umutwe ntabwo wabashe kuboneka. Harimo n'izindi nyama bamukuye mu nda kubera ko bamubaze, nk'uko muje kubyumva mu buhamya mu kanya mu baturage ukuntu babivuga, ariko bamubaze zimwe mu nyama bazikuramo nazo zabuze. Hakibazwa hati ese abo bantu baba bamwishe, ibyo bice bajyanye by'umubiri babijyanye hehe? Icyo nicyo kikiri ikibazo, niryo rikiri ihurizo, haba mu nzego z'ubuyobozi nka RIB, inzego z'ubugenzacyaha, ndetse n'abaturage muri rusange baribaza aho ibyo bice byagiye. So umuntu noneho uwo mukobwa bamwiciye mu hakurya y'igishanga cya Kahonogo. Hakurya y'igishanga cya Gahonogo, ubwo ni igishanga kigabanya umurenge wa Kigabiro n'uwa Mwurire. Ubwo ni akagari ka Nyagasenyi ku ruhande rwa Kigabiro, ndetse n'akagari ka Mwurire mu murenge wa Mwurire. So aho ngaho rero bamwiciye, ni ukuvuga ngo bamufashe bamukura mu murenge wa Kigabiro aho bita Kigega, cyangwa se mu kagari ka Nyagasenyi, bamwambukana icyo gishanga cya Gahonogo, bajya kumujugunya mu gashyamba kari ruguru yaho y'icyo gishanga gato, mu mudugudu w'Icyome, mu kagari ka Mwurire, baba ariho bamujugunya. Ariko uko bamujugunye kose, bahamujugunye ibice byose ntabyo bimwe babijyanye, nk'uko twakomeje tubabwira, harimo umutwe, harimo inyama zo mu nda zimwe na zimwe bazijyanye. Ubwo urumva ko bamusize ari nk'ikintu basatuye, ubundi barigendera muri make, kugira ngo abantu bamumenye. Byatewe nuko hari utuntu yarakunze kuba afite, amakarita yo gukina, niyo babashe kureba, bahita babona uwo ari we, banabona n'ibirenge, bahita bamumenya, kuko nta handi bari bumubonere, umutwaro wamaze kugenda. Ni umwana w'umukobwa rwose wari ubayeho yitemberera mu mujyi wa Rwamagana, nk'uko abaturage bari bukomeze babitubwira. N'ubundi witemberaga mu mujyi wa Rwamagana, yari afite uburwayi bwo mu mutwe, wahuye na wamusaba igiceri cy'icumi angahe kugira ngo abashe kubaho, nta kindi, nta kuri yari yibereho, nuko yari yibereho. Ari nabyo biri gutera abaturage, biri gushyira abaturage mu rujijo, bakibaza impamvu yaba yishwe
bikabashobera ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. So reka rero tubareke mwumve ibyo aba baturage bavuga mu buhamya bwabo bubabaje cyane. Bamwe barimo baravuga rwose bazenga amarira mu maso, ni ibintu bibabaje cyane. Gusa icyo twababwira ni gahunda n'ubundi yo gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi bitandukanye no mu zindi nkuru zitandukanye. Reka twumve abo baturage. Nari mvuye mu rugo ngiye ku kazi, nge mpura n'abantu mu gitondo, umunyonzi wari ufite amata ku igare avuga ati hariya mu ishyamba bahiciye umuntu w'umudamu ariko urupfu bamwishe ruteye ubwoba. Nanjye nahise ntambika ndagenda njya kureba, mpageze nsanga umutwe bawukuyeho, amabere bayakuyeho, igitsina cye bagikuyeho bakirambika ahantu ku gishyitsi cy'inturusu, basatura uruhande rumwe rwo mu nda, inyama ze urwo ruhande rw'inyama zo mu nda rwose bararutwara, ntabwo twigeze turubona. Uwo mudamu musanzwe mumuzi? Ku isura nari muzi, sinari nzi amazina ye, ariko umwana twahahuriye muri abo bantu ba mbere ba mu gitondo ntiyatubwiye ati uyu muntu bamwita Muraza, aba ku kigega nta handi hantu aba, ahora agenda mu muhanda, uwo ahuye nawe yamusabaga, nibwo buzima yari yibereyemo. Ariko bwamaraga usaba abantu, bwamaraga kwira agataha mu rugo. Murakeka byakorewe he? Byakorewe hano cyangwa byakorewe mu kandi gace? Byakorewe mu kandi gace kuko aho yari arambitse, umurambo wari urambitse, nta maraso yigeze ahagaragara. Ariko biteye ubwoba. Biteye ubwoba, natwe twahageze biraducanga. Wamugezeho nka sangahe? Byari hagati ya saa 12 na saa moya. Saa moya yari itaragera. Saa moya za mu gitondo. Nta mu ijoro rikeye se, nta nduru, nta n'ikindi kintu kigeze kivugwa muri karo gace? Nta kintu twigeze twumva, ubwo twabibonye ubwo mu gitondo. Mwatunguwe muri make? Twatunguwe. Njyewe nkimara kuhagera numvisha umubiri wanjye ubaye ikinya, kuko uburyo yari ameze, urebye uburyo bagiye bakata amaguru, amatako, umubiri wanjye ahise uhinduka ikinya. Gusa umutima waje kugaruka nyuma, ariko ubundi nahageze numva ko mbese mu isi turimo ari ibibazo, kuko uburyo wamurebaga ukabona umuntu ntagira umutwe, ntafite ibice by'umubiri utamenya ahantu byagiye, natwe byari byadutunguye, usibye ko twaje guhumurizwa n'uko ubuyobozi bwahageze. Ni ukuvuga ngo inyama bagiye bakata ku maguru ntabwo twigeze tuzibona. Icyo gice cyo kunda basatuye bakagitwara ntacyo twigeze tubona. Umutwe ntawo twabonye, ntabwo tuzi ngo birihe, ntituzi ngo byakozwe na bande, nuko twamubonye natwe. Ubwo abantu babwiwe n'iki wari we umutwe batabona umutwe? Umwana twahahuriye wari uturutse Rwamagana, yari yatubwiye ko ari mu gishanga, yari ari kwahira. Noneho umugabo wamubonye bwa mbere na mbere yari agiye gushaka igiti cyo gukwikira isuka, avuza induru. Avugije induru, uwo mwana ari mu gishanga arazamuka. Ahageze we yamubwiwe nuko ipantaro ngo yari yambaye yayimubonyemo ejo, arebye n'ibirenge asanga aramuzi, kandi ngo yari umuntu ugendana amakarita, nayo makarita aranyanyagije aho yari ari. Yagendanaga amakarita y'iki? Aya makarita abana bakina. Nta kimenyetso na kimwe twabonye, kuko nta aho yari arambitse nta maraso nambaye igeze ahagwa. Umubiri we se nta nubwo wari utwikiriye? Ntabwo yari atwikiriye, bari bamwambuye ubusa, akaguru kamwe kasigayemo, ipantaro ku ruhande rwo ku birenge, nta kindi kintu yari yambaye, ubwo nyine yari gutyo gusa. Hari ubugizi bwa nabi busanzwe buba muri kano gace se? Mana yanjye rwose ntabwo nari mperutse kubyumva. Umwaka washize niho hari hapfuye umuntu i Nyagasenyi, nawe yishwe muri ubwo buryo, ariko we umubiri we wose warabonetse. Murakeka ubwicanyi nk'ubwo bwari bugambiriye iki? Kwica uwo muntu bakamukata ibice bimwe bakabitwara ibindi bakabisiga, murakeka byaba bigambiriye iki? Icyo abantu twagiye dutekereza, twe twibajije ko wenda bashobora kuba bafite isoko runaka bagiye kugurishamo iyo myanya y'umubiri, kuko niba bishe umuntu imyanya y'umubiri imwe ntigaragare, twe niko twabitekereje, twumvishe ko bashobora kuba bafite inda hari isoko bagiye kubigurishamo. Abazi uwo muntu bavuga ko yakoraga iki? Abazi uwo muntu nanjye ubwanjye ku isura nari muzi, ariko nta kazi yari afite n'akana kamwe. Yari umuntu ubyuka mu rugo mu gitondo, agatembera muri karitsiye, akajya Rwamagana mu mujyi, mbese umukire yahuraga nawe, yaba ugenda mu modoka yaba uri kuri moto, akamutega akamusaba, yamuha akamutamuha, nabwo ugenda akagenda nawe agakomeza. Ntabwo cyaba ari ikibazo cy'ishyari cyangwa ubugome busanzwe? Mbese urebye ngiye ko nabibonye,
yari asa n'ushobora kuba afite wenda ikibazo mu mutwe, keretse niba hari umuntu baba barabangamiranye, ariko warebaga gusa ukabona asa n'ufite ikibazo mu mutwe, ukabona ubwonko bwe atari seriye. Icyo dusaba inzego z'ubuyobozi ni uko dufatanyije n'ubuyobozi natwe nk'abaturage twakurikirana tugatangira amakuru ku gihe, tukareka aho abantu babikoze bafatwa. Baramutse bafashwe mu bakorera ikigo bahabwa igihano giteganywa n'itegeko, keretse nawe ahawe igihano nk'icyo yakoreye, ibyo yakoreye umuntu nawe akaba ari byo yamukorera kuko byari birenze. Ubwo rero ari mu gitondo twumvisha abantu bavuga ngo hari umuntu biciye ku ishyamba hano hepfo. Turahurura nyine tuje dusanga araryamye nta mutwe uriho, bamuciye amabere, bamuciye n'igitsina bagishyize hirya ku gishyitsi nyine cyaho yari aryamye. Nibyo twabonye. Uwo muntu usa mwari mumuzi? Ni umwana wabaga hano hakurya aho bita ku kigega. Ni umwana ni umudamu? Ni umwana. Yari umwana ukiri mutoya. Uri mu kigero cy'imyaka ingahe? Wasase nka 18, 19. Nahageze nko mu masaa 2. Ubwo twari tubimenye. Wasanze hari abantu bahari se? Bari bahari benshi. N'umutima nta wari urimo, kandi bamubaze gutyo, basatuye gutyo. None no ku maguru bagendaga bakeba bagakuramo inyama bakazitwara, izo zose nta zari zihari. Nibyo twabonye tutigeze tubona hari aho yari aryamye. Murakeka abamugiriye nabi, abamwishe bari bagamije gutwara ibyo bice ngo bimaze iki? Ntabwo tubizi pe. Twe twabonye ari ubugome butabaho bw'indengakamere, kuko bari barangije kumwica, iyo bamwihorera gutyo akipfira mu mahoro. Ubwo rero ibyo byose kubitwara ni ukumushinyagurira. Asanzwe ari uw'inaha se muri uyu mudugudu cyangwa n'uwo mu kandi gace? Ni uwo mu kandi gace, ntabwo ari uw'inaha. Bahamuzanye barahamurambika kuko nta maraso yari ahari. Murakeka ko atariho yiciwe? Ntabwo ariho yiciwe, nta maraso yari ahari. Bahamuzanye nko mu gitondo wenda nka saa 10. Umusanzwe umuza akora iki? Yari umuntu utanuzuye mu mutwe, yigenderaga gutyo mu mujyi asaba. Birababaje. Bagerageze ubuyobozi bukora iperereza, hanyuma babatubonere rwose, kandi babahane by'intangarugero, kubera ko bamwishe urupfu rubi rw'agashinyaguro. Namwe muhagera mukareba mwari bubabare. Abayobozi bahageze mu gihe cyari? Bahise bahagera, ntago batinze, kuko gitifu w'akagari kacu yari ahari. Twe twahageze yarangije kuhagera, ntabwo bigeze batinda. Abakuru b'imidugudu bose bari bahari. Ibibazo by'umutekano muke bigeza naho kwica abantu bijya birangwa muri kano gace? Ntabwo bijya biharangwa. Mwatunguwe n'ibyabaye? Twatunguwe rwose, urumva ko ari n'ibintu badutwerereye, ntabwo mu gace kacu bibamo. Dufite irondo, ariko muri iryo rondo urumva ko ntibigeze babyumva, ntibabimenye, kubera ko urumva bamuzanye barangije kumwica barahamusiga. Bivuze ko nta n'induru mwumvise? Nta nduru yigeze ivuga. Ni umuntu wahaciye aramubona gutyo, kuko hari ku nzira, n'ishyamba riratemuruye, ntabwo ari ahantu hari ishyamba rikaze. Noneho ni ahantu hagaragara, haragaragara. Mushaka umugenzi yabaga yabona umurambo we, mushaka mwahagera mukareba, ntago hakanganye cyane. Wahatugejeje se? Tugende mpaberera. Si bakunzi ba Zamuka TV, ahangaha mubona nyuma y'ubuhamya abaturage bamaze kutubwira, noneho ubu ngubu bagiye kutwereka aho ibyo byabereye, cyangwa se aho uwojya kwigendera bamusanze. Hari ibintu biba biteye ubwoba. Oya, bya twumiwe ahubwo. Umva ngo bishe umuntu gutyo? Bahamuzanye barahamusiga, nta kintu rwose gihari. Se ko na polisi havuye nonaha, zamutse polisi iriya iba ifite umurambo ari bwikase hari. Numva ko bashakishije umutwe, abaturage batubwiye turashakisha, ariko umutwe twaguze. Numva ko ahantu bamwiciye cyase bakaba banagutwara. Muri ibi birombe nta bantu bararamo? Oya. Ese bwo baba banararamo kugira ngo bari bubimenye umuntu ubwo ko bamuzanye bakarambikaho.
mu nda nta kintu cyari kirimo. Basatuye baze bahereye aho barasatura nyine bageza aha mu nda babikuramo, ubundi baca ibere barita hariya, baca n'irindi barita hariya, bakuraho igitsina baragifata, noneho cyo bagiteretse ku gishyitsi cyari gihari, baragenda. Inyama nyine zo ku maguru kuko hose bari bahabagaguye kandi wabonaga aho babaze banogoragamo inyama bakayitwara kandi nta zari ziri hariya. Ntabwo yari yuzuye mu mutwe pe, byibura ufite amafaranga. Yakareka na mama we yumiwe na papa, yari umuntu wibyukira akigendera gutyo, aho abishakiye akazongera akigarukira, yari umwana muto. Oya nitwe twumiwe twabonye bitanaba. Dore aho yari aryamye ni hano niho bamurambitse, hano bacukuye bari bari kuhacukura ngo barebe ko hari umutwe we uhari. Ni ukuvuga ngo igitsina cye cyari kiri aha niho bari bagishyize, ibere rye rimwe ryari riri hariya, irindi ryari riri hariya, ibindi byo mu nda bikeya byari biri aha, nawe aryamye hano. Ni ukuvuga ngo gucukura aha bagira ngo barebe ko uko biri kose singira ngo wenda bagira ngo barebe ko uwo mutwe bawubona, kuko ibi byakozwe na RIB. Byakozwe na RIB. Izi karita yazihoranaga, urumva ntabwo yari yuzuye mu mutwe, yazihoranaga azigendanaga, zari ziri mu ipantaro. Ubwo tuhagera mu gitondo yari aryamye, tuhagera mu gitondo yari aryamye, igice cy'umutwe kireba haragura aha, amaguru kamwe karaha akandi karaha. Ubwo bari bakase nyine amabere, rimwe ryari ryaguye hariya hepfo kuri kiriya gishyitsi cy'inturusu, irindi ryari aho uhagaze. Igitsina cye nicyo bari barambitse kuri iki gishyitsi cy'inturusu, ariko uko bakamusatuye iyi nyama yo mu nda yose baturutse hano haruguru barasatura bageza hepfo. Iyo nyama ntitwigeze tuyibona, ntabwo tuzi ngo yagiye he. Uko bagiye bakata ku kaguru, bagakata inyama yo hagati bakayivanamo, bakimuka bagakata ahandi inyama bakayitwara, bakimuka bagakata amatako, amaguru yombi, mbese uko bagiye bamubaga. Izo nyama bagiye babagamo ntabwo tuzi ngo zagiye he, ntazo twigeze tubona. Twahize na ririya shyamba ryo hirya twagezeyo, twikanga n'ahantu bataye imbwa tugira ngo ni umutwe bahashyize, ubuyobozi buradufasha, tuhageze dusanga siwo. Ubuyobozi bwageze mu gihe kingana iki? Ntago batinze, mudugudu yahageze nko mu masaa moya n'utunota dukeya. RIB niyo yaje ikurikiyeho, hari habanje kuza gitifu w'akagari, ahageze nyine arafotora, ategereza nyine izindi nzego zimukurikiye ziraza, ariko mbese mu masaa 2 inzego z'ubuyobozi zose zari zihari. Yego, yaturutse hano muri Kigega, umurenge wa Kigabiro, niho iwabo. Aha hakaba muri Mwurire. Aha hakaba muri Mwurire. Ni mu kahe kagari? Akagari ni Mwurire, umurenge ni Mwurire, umudugudu ni Cyoma. Uko bisa kose bamudutwereye kuko ntabwo yigeze yicirwa Mwurire. Inzego z'umutekano n'ubuyobozi babahaye ubutumwa? Icyo ubutumwa baduhaye nuko batubwiye ko dugomba gukaza amarondo, kuko nabo bavugaga bati uko bisa kose uyu muntu iyo ajya kwicirwa ahandi hantu, irondo rikaba ryari ryakozwe, ntago yakabaye yambutse ngo aze mu murenge wa Mwurire. Bavuze ko ari ugukaza amarondo rero, yaba Mwurire yaba Kigabiro bagakaza amarondo kugira ngo ibi bintu babikumire byo gukomeza, kuko byagaragaye ko bimaze gufata indi ntera. Iki gishanga ko mbona gikorerwamo imirimo, nta bantu bakiraramo ku buryo bari gukumira abo bagizi ba nabi? Imirimo yo muri iki gishanga ikorwa mu gitondo, kuvuga ngo akazi ko gatangira saa 12 za mu gitondo kagasoza saa 11 za nimugoroba. Ibiba mu majoro nta mukozi buri hano mu gishanga ngo yabibona.
aka gashyamba se ubundi nta bantu bahategera abandi cyangwa ubundi bwa nabi buhabera? ntabyo twari tuhazi rwose. Igishanga nta muntu wageragamo ngo avuge we baba abantu, inzira yari nyabagendwa, abava i Rwamagana, abava i Mwurire bambuka bajya i Rwamagana, abava Rwamagana baza i Mwurire, inzira yari nyabagendwa rwose. Batera ubwoba bikajya kuhanyura mu bwije. Nta muntu wapfa kuhisukira bwamaze kugoroba. Ubu ni ukuvuga ngo ni gasopo twayibonye, niba ujya bwira tuzajya ducumbika aho tugeze. Yego. Murasaba iki inzego za leta, inzego z'umutekano n'inzego z'ubuyobozi? Inzego z'ubuyobozi icyo tuzisaba kandi natwe dufatanyije ni uko twakurikirana abo bantu bakoze ibintu bakaba bafatwa. Ubu nta bantu wenda bari bigize ntakoreka mwaba mukeka? Ntabwo dukeka rwose. Aya makarita rwose nicyo kirangantego cya mbere abari bamuzi iby'iteka babonye. Ni amakarita aya ngaya abana bakina. Ese wajya mu kazi utanyweye? Utanyweye icyuma ngo kibanze kikwice mu bwenge, ibintu bakoze ntabwo wabikora. Ugasanga abana mutsinda akora amakarita ayagendana mu mufuka kuko yari yambaye n'ipantaro bayimwamburiye aha bamukatiza inyama zose, yari yasigaye mu kaguru kamwe, ahandi hose yambaye ubusa. bawumukuyemo bari bawumuseguye aho bamurambitse, ko bari bakase iki gice, iki cyo hepfo bari bawuseguje, kino gice cyasigaye hano mu bitugu. Umwenda wo hejuru wasegutse igice cyo hejuru. Ipantaro niyo yari iri mu kaguru kamwe. Hari ubucuruzi bw'ingingo z'abantu se mubi nanga? Ntabwo tuzi, ariko babikoraga nk'abafite isoko bari bugemo. Bahahinze ubwo umurambo bamaze kuwukuraho bahatishira itaka, wenda ku turasa duke twe twagiye tuhatakara. Ajya ngo bagiye kumujya bashobora ko bari bafite isoko, uretse ko byabaye iby'ijoro n'ubucyacya bwabaguyeho biriya bakabita, ariko bari bafite aho babijyanye. Wajya kwica umuntu ntaho uri bubijyane ukajya no kwiga umushinyagura mbene kari akageni? Bari barangije kumwica ko ibyo byari bihagije. Ese abica baracyajyatiza si bakarangiza, ntibagutera icyuma bakagusiga bakigendera. Bazatanga amakuru. Hari abo batwaye? Ngiye ko nahise ngenda. Ntabwo mbizi niba hari abo batwaye, ntabwo mbizi. Abantu batwaye ingero. Ese batwara abantu ugendeye ku? Ubwo se wagendera ku? Nta na kimwe. Keretse wenda nabo bakumirwa. Bariya se singira ngo ni papa w'umwana na nyina. Ni ababyeyi b'umwana. Ni ababyeyi b'umwana. Ni ababyeyi kuko ndababonye hariya. Ubwo nirifuti babahaye. Bari bicaye inyuma.